Turabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye. Uyu nguyu turi kumwe mubona ni murumuna wanjye yitwa Soso. Ahangaha twari tuvuye mu kazi dutashye, dukorera mu gace kamwe cyangwa se muri karitsiye imwe. Turapanga reka tujyane NYAMIRAMBO mu Biryogo gufatayo amafunguro ya nijoro. Tubane rero muri video yose tubereke uko umugoroba wacu wagenze. Ahangaha twari turi ni Nyarutarama, twari turi kuzamuka n'amaguru tujya ku Gishushu kugira ngo ariho dutegera bisi tugeza mu mujyi. Ahangaha twari tugeze ku Gishushu RDB tujya gufata bisi. Ahangaha rero twari tugeze i NYAMIRAMBO mu Biryogo, ariko njyewe nibwo bwa mbere nari ngeze ahangaha mu Marangi. Ariko nyine nkihagera ni heza, narahakunze. Ahangaha twari tumanutse, twari duturutse aho Amarangi atangirira, mbwira Soso ko nshaka kumanza namanuka nkagera hepfo aho Amarangi arangirira. Ahangaha rero twari turi kumanuka, ntabwo abantu bari bakaba benshi baje kuko hari hakibona, murabona ko hari hakiri kare. Mbere yuko rero tureba aho turi burire, twamanjije twahakata hose kugira ngo nyuma none nitumara kuhareba hose tuze guhitamo aho turi burire. Murumuna wanjye we ntabwo ari bwo bwa mbere yari ahageze, ariko njyewe ni ubwa mbere nari ngeze ahangaha mu Marangi. Ubwo rero turangije kuhatembera twahise tuvuga none reka turebe aho tujya kurira, tuhita tuza ahangaha muri Visit Rwanda, niho twafatiye amafunguro ya nijoro. Ahangaha twari tumajije gufata ibyicaro, ntabwo twicaye hanze, twicaye mu nzu. Noneho bahita batuzanira menu kugira turebe ibyo turi burye n'ibyo turi bunywe. Menu yaha rero muri Visit Rwanda ni nini, bafite ibyo kunywa byinshi bitandukanye n'ibyo kurya byinshi bitandukanye. Ahangaha rero ho nari ndi kumanza nareba menu yose y'ibintu byose bafite bitandukanye. Bakiduha menu rero twamanjije twareba ibyo kunywa, umuseriveri tumanza twamubwira icyo kunywa atuzanira mu gihe tukiri kureba ibyo turi burye. Ubundi njyewe mu byo kurya nkunda ikintu cya mbere kiza ku mwanya wa mbere, nkunda ifiriti. Nicyo kintu cya mbere nkunda mu byo kurya. Ikindi nkunda nkakunda umuceri, bibaye byiza ukaba utari umweru. N'umweru ndawukunda, ariko nyine nk'iyo ari agapirawu cyangwa utetse ukundi utari umweru nkukunda kurushaho. Ikindi nkakunda pizza. N'ibindi byose nyine ndabirya, ibitoki, ibirayi n'iki, ariko ibyo nibyo bintu bya mbere nkunda. Ifiriti ariko nayo itari igitoki cyangwa ibijumba cyangwa imyumbati, ifiriti y'ibirayi. Ifiriti y'ibirayi niyo ya mbere nkunda mu byo kurya. Nkakunda umuceri, nkakunda na pizza. Noneho uyu nguyu murumuna wanjye we rero, iyo yariye neza cyane, yariye neza koko, ni igihe aba yariye imyumbati. Ahangaha rero bari batuzaniye fanta za pineapple. Batuzaniye icyo kunywa rero, twahise duha umuseriveri na komande y'amafunguro turi bufate. Ariko nyine ahangaha muri Visit Rwanda, yaba imbere yaba inyuma, kuko naho iyo ushaka wicara imbere n'iyo ushaka wicara hanze. Ni heza pe, ni heza, harakeye, hari isuku. Ahangaha sinibuka ibyo nari ndi guseka, sister wanjye yari arimo arambwira. Twari nyine tugitegereje amafunguro kwaza, ariko nyine turi kwenjoyinga icyo kunywa cyacu. Ariko nyine barandahiye ngo ahangaha haba igikoma kiryoshye cyane. Abantu rero mukunda ibikoma muzajye kunywa igikoma cyo mu Biryogo. Barandahiye ngo kiba kiryoshye
ku rwego rwo hejuru. Ahangaha rero ho amafunguro yacu bari bayazanye ku dusahani twiza cyane tw'igiti, abantu mutazi uko amasahani y'ibiti bayita imbehe, ariko byari byinshi koko. Isahani yuzuye, byari byinshi cyane, ariko nari ngiye kurya neza kubera nari ngiye kurya ifiriti n'ipirawu. Soso we kwari ukugerageza kuko nyine iyo yariye neza cyane ubundi arya imyumbati. Hari ukuntu bakuzanira ibiryo ukibikubita amaso ukabona bisa neza, ukahita wumva igisapeti utari wanatamiraho na bike. Gusa ibiryo nyine byari byinshi cyane pe, byari byinshi cyane, amasahani yari yuzuye, ibaze yuko tutabimaze, ntabwo twari kubimara. Aka ko hagati kari agasupu, ariko nako kari karyoshye, byari biryoshye cyane bifite icyanga. Noneho agapirawu nkanjye ukunda umuceri, kari karyoshye cyane pe. Noneho n'inyama zabo baduhaye inyama zoroshye cyane, zari ziryoshye nazo, ariko zari zoroshye pe, atari ya nyama urwana nayo, ari ya nyama nyine yoroshye. Ariko nubwo njye ntakunda igikoma mu buzima busanzwe, ubundi njye ahanini mu igikoma nkimara kubyara ndi no konsa, ariko iyo umwana akiva ku ibere, ajya kuva ku ibere numva igikoma rwose naragihaze cyane. Iyo umwana yavuye ku ibere igikoma ntabwo njya nkinywa, ntabwo ndi umuntu ukunda igikoma. Gusa uburyo numvishe igikoma cyangwa mu biryogo bakirahira ngo kiraryoshye, manza undi munsi ahari nimba nasubiyeyo nzaka igikoma nyine kugira numve hari wenda cyo nshobora kumva nyikunze cyane. Ntabwo nzi ukuntu kiba gikozwe n'ibyo bashyiramo, uburyo nyine abantu benshi usanga bavuga bati igikoma cy'ahangaha mu biryogo kiba kiryoshye cyane. Ninsubirayo rwose nzaka igikoma kugira numve teste yacyo, numve ukuntu kimeze. Noneho n'amafunguro yaho ntabwo biba bihenze cyane, ntabwo ari ibiciro biri hejuru cyane. Ikindi cyiza bakora kinyamwuga pe, ntabwo worodaringa ibiryo ngo utegereze umwanya munini. Mu mwanya mutoya ibiryo byari bitugezeho. Urabona hari ahantu ujya ukaka ibiryo ukarambirwa, ugategereza igihe babikugerezaho ukarambirwa, ariko ahangaha byarihuse rwose. Aha muri Visit Rwanda bafite serivisi nziza pe, bihutisha ibintu. Noneho ikindi cyansekeje, iyo ukinjira mu marangi buri karesitora manza baba bafite abantu bashyize, navuga nko ku muhanda imbere nyine bo gushaka abakiriya. Iyo uri kumanuka uba uhura n'abantu bari muri waje ukarira hano, waje ukarira, bamwe batangira no kukubwira ibiciro, ipirawu iri kuri aya mafaranga. Ahangaha twari turi kureba hasi ni agapusi kari gaciye inyuma y'intebe sisa yari yicayeho kamanuka hepfo, niko twari turi kurangarira. Noneho hari no gukurikira agenda akubwira ibiciro by'ibyo bafite byo kurya no kunywa, akubwira none se uri bugaruke, biba bisekeje, ariko nibyo ni ugushaka abakiriya, ni ugushirika ubute. Ahangaha ho rero redemuta nari natangiye guhaga,
nari majije kumva aho ngejeje. Aho nari nahaze naparitse, nari nahaze pe, nahaze cyane. Ahangaha rero twari dusohotse, twari tumanutse hepfo gato kugira ngo tugure ice cream, ariko tuhageze turazibura, batubwira yuko zashize, ariko uno mwana atubwira yuko mu mwanya mutoya bagiye gukora izindi. Ahangaha rero ho twari tubaye twicaye tuzitegereje, ariko n'ubundi byarangiye ntazo tubonye kuko baratinze tuba turigendeye. Turi kugenda rero twasohotse inyuma mu marangi nibwo twabonye ahandi hari icyuma cya ice cream, tujya kubabaza yuko bazifite, dusanga barazifite, baraziduha. Zari ziryoshye cyane. Batuvangiye ice cream ya strawberry na vanilla. Hariho abantu bumva ko ice cream zirya abana gusa, ko nta muntu mukuru nyine urya ice cream. Aha rero twari turi muri bisi, twari duteze bisi ituvana Nyamirambo itugeza mu mujyi. Bwari bumajije kwira cyane kuko twari twatinze pe, ariko nyine twari twagize ibihe byiza, twari twishimye, bari baduhaye amafunguro meza aryoshye, byari byiza cyane. Ahangaha twagendaga nyine turya ice cream zacu. Aha rero twari tugeze muri gare, niho twatandukaniye, buri wese ajya gutega imodoka ye. Guys, mwakoze kubana natwe. Ubu ngubu navuye mu modoka, ndi gutambika njya mu rugo, ariko ndarushye cyane. Sinjya ndota ngeze mu rugo nkakaraba ubundi nkaryama. Majije kuba 4:20. Twatinze pe, twatinze ariko twishimye, byari byiza. Mwakoze rero, tuzahurire mu yindi video. Bye.